Ikaze ku muyoboro wa P-Mining TV, umuyoboro ubagezaho ikiganiro cya Payi Network. Ndabasuhuje rero aho muherereye hose. Murareba rero twagarutse mu mushinga wacu wa Payi Network, aho turi muri dashboard ya Payi aho tumayiningira. Uyu munsi rero nifuje kugira ngo twongere tuganire kuri deadline dufite muri uyu mwaka. Nk'uko bisanzwe rero murabizi yuko turi mu kwezi kwa deadline, aho twiteguye yuko mu mpera z'uku kwezi amakuru yose ajyanye na KYC azaba yahagaritswe. Ibi rero tukaba tugira ngo twibaze ngo ese koko nyuma y'ihagarirwa rya KYC muri uku kwezi harakurikiraho iki? Icyo usabwa rero ni ukugenda gakeya ntiwihutishe kugira ngo amakuru yose tugiye kuganira ubashe kuyamenya. Nk'uko bisanzwe rero ngewe ugiye kubagezaho aya makuru ni Fregis, naho channel yo ni P-Mining TV. Bahaye ikaze. Turatangira rero tureba ngo dufite deadline muri dashboard. Turaza tujye kureba hano turebe ngo deadline dufite ese zihagaze gute. Turafungura rero maze dutegereza akanya gatoya turebe. Witegereje rero my friend, ibintu byakomeye turasaba kugira ngo dushyiremo imbaraga nyinshi cyane tutari dusanzwe dukoresha. Uritegereza hano urareba yuko dusigaje iminsi iyo ngiyo ibiri yonyine. Dusigaje iminsi ibiri tukaba dutakaje payi zacu. Batubwiye ngo, murabizi ko batubwiye ngo you are at risk for losing pay. Nurangara gatoya rero nawe uratakaza izi payi zawe, urazitakaza rwose. Dusigaje iminsi ibiri ya deadline. Iyi minsi kandi murabizi yuko ijyanye n'uku kwezi turimo, aho ibikorwa byose bya KYC bizaba byahagaze. Tukaba rero turimo twibaza ngo ese nyuma y'ihagarikwa rya KYC harakurikiraho iki? Mureke rero tubihange amaso turebe ngo ese ni iyihe update twiteguye nyuma y'ihagarikwa rya KYC. Murabizi abantu benshi cyane turacyari muri tentative. Abantu benshi cyane baracyari muri tentative, abandi ntibarahabwa KYC, abandi ntibarakora migration, kandi dusigaje iminsi ibiri yo kugira ngo amakuru yose ya KYC abe yahagaritswe. Ese koko mu by'ukuri kuri 31 buri wese azaba yiteguye? Ese nta muntu n'umwe uzaba ugifite ikibazo cya tentative ndetse n'utarahabwa KYC? My friend, ndagira ngo rero aha hantu nongere mpagarukeho neza mbwira abapiyona mwese. Iyo mvuze abapiyona mwese mba mvuze umuntu wese umayininga Payi Network. Hano hari umuntu uzabura payi ziwe yabishyizemo uruhare, ndetse hari n'undi uzabura payi ntako atagize. Aba bantu babiri rero baratandukanye. Wowe uzabura payi wabishyizemo uburangare. Nimba tuvuze ngo hari ibisabwa kugira ngo ubikore, kugira ngo zino payi zawe utazazirosinga, ntubikore. Mu by'ukuri kubura payi uzaba bishyizemo uruhare. Ndongera rero ngaruke kuri iyi update ngiye kubahereza, kuri aya makuru ngiye kubahereza. Wowe utarakora ibi ngiye kukwereka, urasabwa kongera ushyiremo imbaraga iyi minsi ibiri kugira ngo nawe ube ubirangije. Murabizi yuko
iyi deadline yadusabaga kugira ngo twongere twibutse abo duhagarariye, abo watumiye, abari fero bawe, abantu bari muri security cycle, kugira ngo abantu batarakora KYC bazikore kandi barazihawe. Umuntu utarakora migration akore migration. Ibi rero nkaba nongeye kubigarukaho kubera ko dusigaje iyi minsi 2 namwe murayireba. Ese koko tugeze hehe? Twarabikoze? Umuntu rero utarabikora ndagira ngo agire vuba. Nawe jya ahangaha uri kureba. Nurangiza uhakande, kandaho utegerezeho gatoya kugira ngo bakugeze. Urareba rero tugeze muri bari fero bacu ndetse na security cycle, ngaba hano uri kubareba. Ese wowe wagiye ubibutsa kugira ngo bakore KYC? Urareba hano ikintu cya mbere batubwiraga, badusaba gukanda hariya, gupininga ahangaha. Kanda hano bapiningire kugira ngo bahe invitation buri muntu wese abashe kwibuka yuko hari icyo agomba gukora. Expected error. Urabona ko byanze, reka twongere dusubiremo. Turaye ko bikunda. No. Urabona ko harimo habaho ikibazo. Expected error. Okay. Hanyuma iyo byanze hano turaza hano kuri uyu muntu uyu nguyu, hanga uraya handitse message. Warangiza ugakandaho. Ukihakandaho bakujyana kuri WhatsApp, ahantu hose washakira umuntu barahakugeza. Twe turinjira kuri WhatsApp. For example, ugenda urebe wa muntu watumiye, umuhereze iyi invitation. Reka tuyihereze uyu nguyu. Twarangiza dusending. Narababwiye ngo iyi invitation baguhereje, iyi ngiyi ubona. Iyo ukanze kuri iyi link baguhaye, iyi ngiyi, iyi link. Iyo ukanze kuri iyi link iyi ngiyi baguhaye, ihita ikujyana ikakwicaza kuri KYC. Reka tubikore urebe. Irakujyana ikakwicaza muri KYC, bakakwereka nimba warayikoze cyangwa utarayikoze. Ibi rero buri mupyona wese ufite iki kibazo ufite ni umupyona wese muri rusange. Nta mupyona n'umwe utigeze ukora invitation ngo atumire abantu baze kumayininga. Okay, reka dutegerezeho gatoya turebe ko atugezayo. Ndabona ikibazo cya network nta na kimwe gikomeza kigarika. Okay, reka turebe. Ndabona network rwose zimo zigenda zanga. Okay, reka turebe. Ndabona network rwose ziranze, urabona ko zanze kutugezayo, ariko turihangana kuko ibyuma by'abazungu bikunda gutenguha. Ariko nufata iyi invitation nguhereje ukagenda ukayikanda kuri iriya link, irakujyana ikwicaze muri KYC. Uraya batubwiye ngo start your KYC now to verify your identity and migrate to Pi mainnet. It is easy and simple. This can enable you to receive the Pi cryptocurrency, start exploring the Pi ecosystem, and help the network to get close to its open network period. Click here to get started. Ndatekereza rero buri muntu wese abasha kumva kandi agasobanukirwa. Ibi ngibi biradusaba kugira ngo buri muntu wese wakoze cyangwa mininga Pi, agerageze uko ashoboye, ashyiremo imbaraga. Bano bantu biwe yatumiye ntibazatume ahomba Pi ziwe. Dusigaje iminsi 2 ya deadline. Okay, hanyuma rero twihuse cyane. Murareba rero abantu benshi cyane baracyafite ibibazo bya checklist ndetse
na KYC. Abantu bakaba bibaza ngo ese koko ko dufite ikibazo cy'iyi step ya 9, iyi step ya 9 ikaba itaraba green, kandi tukaba dusigaje iminsi 2 yo kugira ngo ibintu byose bijyanye na KYC bibe bifunze. Ese aho ntitwazahomba payi zacu? Aha rero ndagira ngo mbabwire ngo buri muntu wese yiteze update igiye gusohoka kuri 31. Twavuga ngo iyi update buri muntu wese yitege yuko hashobora kubaho promotion yo kuba abantu bose bakoze KYC bakayirangiza, izaba nziza yo kugira ngo umuntu wese wakoze ino KYC akaba ari muri tentative azahabwa payi yiwe. Kuko murabizi yuko amakuru yigeze gucaho avuga ngo mupiyona wese wamayininze payi ugomba guhabwa payi zawe nk'uko wazimayininze. Usibye umuntu rero uzaba wararenze ku mategeko n'amabwiriza agenga payi network, uwo muntu navuga ngo niwe ushobora kuzahomba payi ziwe. Ibi rero bikaba bidakwiye kuguca intege uvuga ngo igihe cyarangiye payi zanjye zizahomba. Nk'uko rero hano bakomeje babitubwira ngo icyo dusabwa ni ukuzuza amategeko n'amabwiriza, ntugire itegeko na rimwe uviola rigendanye na payi network. Ntuzabe bihemu mu mushinga wa payi network. Aho ngaho account yawe izaba imeze neza kandi izahabwa migration. Muribuka yuko twabonye itangazo rivuga ngo muntu wese wakoze KYC akaba ari muri tentative KYC 90 ashobora guhabwa payi ziwe, ndetse n'umuntu uzaba ufite ikibazo muri tentative azasubizwa KYC yongera asubiremo akosora aho azaba afite ikibazo. Ibi rero bikaba bigiye gutuma umupiyona wese ufite KYC ikaba yaragiye muri tentative, namubwira ngo nyuma y'izi tariki hari indi update twiteguye ishobora kuzaza isobanura tentative KYC. Ibi rero nkaba ngira ngo umupiyona wese aho ari hose icyo asabwa ahubwo cyihuta cyane ni ukuverifiya akareba yuko account yiwe yujuje ibyangombwa. Ngira ngo mbonere mbabwire ko phone number murabizi yuko zirimo zikunda. Step ya 5 irimo irakunda. Gerageza uko ushoboye kose, gerageza bubi na bwiza, kuko batubwiye yuko nimba itangazo rije uwo munsi riziyeho rikaba rikugezeho, tangira ukore iby'itangazo rigusaba. Ariyo mpamvu ngira ngo mbwire abapiyona muri rusange, mufite ikibazo cya tentative, mufite ikibazo cya checklist, mufite ikibazo cya verification number, ndetse n'abantu bibagiwe password. Uyu munsi ni mwebwe kwa yuko ni mwebwe ikibazo cyari gihari. Urasabwa rero gukora wihuta cyane kugira ngo ukemure ibibazo byose bijyanye na account yawe. Ndabashimiye rero mwebwe mudahwema gukurikira umuyoboro wa payi network umuyoboro wa P-Mining TV ubagezaho ikiganiro cya payi network, bashishikariza kugira ngo mujye mushyira mu bikorwa amakuru muhawe kuko nicyo gihe.
murare salama.